pourcentage ushobora gusanga abantu basenga ku kigero nk'icy'abanyarwanda bemeramo Imana. Rero niba bigeze ku rwego umunyamahanga ashobora kuvuga ngo ngewe ndashaka kuzatera u Rwanda nkarufata rukaba intara ishobora komekwa ku gihugu cy'abantu badasenga bakorana n'Imana z'ibigirwamana. Mwigeze mwumva ari igihugu cy'igituranyi mu perezida waho yigeze avuga ngo arashaka ko intara u Rwanda ruzomekwa ku gihugu cye? Ako nagasuzuguro k'abanyamahanga. Hano harimo ibirego Imana iri kurega u Rwanda, ari nabyo abahanuzi benshi bakunda gucisha ahangaha. Ibi birego rero Imana iri kudushinza ni ibintu bikomeye, ari byo twavugaga. Abatambyi hari ibyo bari kuregwa, abategetsi hari ibyo bari kuregwa bayoboye igihugu, abahanuzi hari ibyo bari kuregwa. Ibyo byose rero tubirundanije tubirebye dusanga nyine ari byo biri gutuma Imana iri kuvuga ngo musenge mwihane. Rero ngewe nje nyine nzanye igisubizo. Rero nanjye mfite message igendanye nuko u Rwanda rugomba gusenga amasengesho. Yego no n'amasengesho dushaka gusenga y'iminsi 3 dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse nabo duhuriye ku rurimi rw'ikinyarwanda aho baherereye hose. Batubwiye yuko mu butumwa uzanye Imana iri gusaba abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda gusenga amasengesho y'iminsi 3. Ni ikihe kintu kugeza uyu munsi Imana iri kuturega kugira ngo n'abantu wumva kimuriho kuko ashaka n'uburyo yaje kosa? Ndakeka yuko kugira twingingira bene wacu, twatura ibyaha bya bene wacu natwe ubwacu, dusabira abanyarwanda imbabazi, dusabira bene wacu batandukanye ahantu baherereye hose kugira ngo Imana yongere itugarukeho. Rwose birashoboka, hari ikizere cy'uko Imana yatubabarira, kuko naje gusoma ishyanga ryakunda kugurana Imana yaryo kandi atari Imana, ariko abantu banjye baguranye icyubahiro cyabo ibitagira umumaro. Wumirwe kubw'ibyo wajuruwe, ufatwe n'ubwo bukabije, wihebe cyane, ni kuwiteka avuga, kuko abantu banjye buri ngeri zose ziri kuregwa. Ibyo rero turi kuregwa birasaba ko buri ruhande rukosora. Ibyo ndabyemera. Rukosora iki? Ibyo ruregwa. Noneho rero kandi burya iyo aya masengesho bibaye byiza cyane, abantu bitwa ngo nabatambyi bayagiramo uruhari kandi Imana yakora ibidasanzwe muri iki gihugu cyacu. Bibaye byiza cyane abatambyi ari bo bashumbya amatorero. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, uwo dukunda kandi ukurikira ibintu byose tunyuza ku Musaraba TV. Kambwe ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye, mukaba mwumva ururimi ndi kuvuga kandi mukamukunda ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Nimugubwe neza rero, turabakunda, ariko kandi nkunda kubabwira yuko nubwo tubakunda Imana yo ibakunda kuturusha. Ninepa muvugana kuri mikoro, ngize umugisha ndi kumwe n'umutegarugori kambivuga gutyo nimba ari umukobwa cyangwa se ari umubyeyi, niwe ngombwa ari buze kutwibwira kugira ngo tuze kuganira tuzi icyo nzi cyo ni kimwe cyo nuko ari umukozi w'Imana, kandi Imana ihamagaye mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo imukoreshe iby'ubutwari. Reka tumuhe ikaze, tugoye ikaze mu izina rya Yesu. Murakoze. Tumeze neza? Tumeze neza. Turakomeye. Turashima Yesu. Haleluya. Amen, amen. Reka dutangire wibwira abaduteza amatwi ninde tujye kubana nawe muri kino kiganiro. Ni Tuyizere Donata, umubyeyi ukunda Kristo,
mu buzima busanzwe ndi umuforomokazi ukunda Yesu kandi wifuza kumukorera mu gihe nk'iki kiruhije kigoranye. Yego. Murakoze. Mu buzima busanzwe uri umuforomokazi. Yego. Ukaba uri n'umukristo. Cyane rwose. Umukristo w'umupantekote ariko. Yego. Kumbe hari n'abakristo batari abapantekote. Yego, barahari. Ntabwo nari mbizi. Umukristo w'umupantekote n'utari umupantekote batandukanira hehe? Bahurira he? Aho batandukanira nyine umupantekote ni umunyamwuka wera, ni umuntu wemera mwuka wera uyoborwa nawe. Naho umukristo ashobora kuba umukristo wemera Yesu ku izina ariko atayoborwa n'umwuka, adakora ibyo umwuka mubwiye. Njyewe rero ndi umupantekote uyoborwa n'umwuka wera. Abo bantu twaba tubatunze? Barahari benshi cyane. Yego. Twishimiye kubana nawe rero, reka tugusuhuze no duteze amatwi. Nibyo wasuhuzaga buriya. Murakoze. Nanjye ndabasuhuje mwese abakurikira Umusaraba TV ndetse n'abakurikira Narada TV. Ndabasuhuje, mbifurije amahoro y'Imana n'umugisha n'agakiza gafatika muri ibi bihe biruhije. Ndabakunda kandi n'ukuri tubafitiye ibintu bikomeye cyane by'agaciro. Abantu rero mukunda Imana rwose mudukurikire cyane, iki kiganiro bazagikurikire bakirebe kuko kirimo ibintu bizahembura ubugingo bwa benshi. Murakoze. Yego. Ibyo byose twabyumvishe, ni ubutumwa bukomeye ufite. Nanjye ndembiye kwicara mu kanya numve ubwo butumwa Imana iguhaye, sibyo? Yego. Reka tugusane noneho ubanza usenga Imana, numara gusenga Imana dukomeze. Yego. Reka twubahe Imana. Ntabwo watwibwiye, nabyo watwibwiye. Nabibwiye. Reka tugusane usenga Imana. Nababwiye ko nitwa Tuyizere Donata. Umuforomo. Nkaba ndi umuforomokazi ukunda Kristo, umunyamwuka wera. Nkaba ndi umubyeyi kandi nkaba ndi umuntu ufite intumberi ikomeye muri ibi bihe imeze nk'iyo Nehemiya yari afite. Murakoze. Ni karibu wasenga Imana noneho tugakomeza mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana, twubahe Imana dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ifite ububasha, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana iduha umwuka duhumeka, uri Imana iduha ubuzima tubayeho, uri Imana igira ikirema kandi ikanagikomeza. Imana yambukije Abisirayeli inyanja itukura. Haleluya, haleluya. Imana yabanye n'Abayuda ubwo bari bashyiriweho itegeko ryo kwicwa. Imana yabanye n'Abanyarwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Imana yatwimenyesheje ikaduha agakiza kayo k'ubuntu. Mana turagushimye rero tubikuye ku mutima ko waduhaye agakiza kawe k'ubuntu, ari nayo mpamvu turi aha hantu. Izina ryo nirihabwa icyubahiro. Amen. Uyu mwanya rero tugiye kwinjira mu butumwa bwawe. Data mwiza, turakwinginze ngo ukingure imitima y'abantu bose bumva ururimi tugiye kuvuga. Uwiteka nyaguhora ku ngoma ntabwo twabyishoboza. Twebwe turi abana b'abantu, turasuzuguritse, ntacyo turi cyo, ariko wowe nk'Imana tuguhaye karibu muri uyu mwanya, reka wikorere. Ntaba ari twe rero, izina ryo rihabwa icyubahiro. Kandi Data mwiza, tubikuye ku mutima turakwinginze ngo ururukubane natwe, uduha ubwenge Data mwiza nk'ubwo wahaye Salomo. Ayiwe ushyira amagambo yubaka nk'ayo wari warahaye Nehemiya, mu izina rya Yesu Kristo. Duheje Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ibyatuma tubura icyo kuvuga, ibyatuma tutabivuga neza, ururutsa abamarayika batondeka aya magambo kuko twebwe ntacyo twakwishoboza. Rero bana na buri wari we wese dusengeye abantu bari kuri kamera nabo Data mwiza ubigenze neza, kandi natwe Mwami Imana yacu utubwire n'ukuri icyo udushakaho. Urakoze rero, tugusabye nk'abana b'abantu, ariko tuzi neza yuko uri Imana ishobora byose, ireba ibyo tutarareba. Udushyigikire rero muri iki kiganiro kuva dutangiye kugera dusoje, byose tubisenze twizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana we Yesu Kristo na Mwuka wera. Amen. Amen. Imana iguha umugisha ku isengesho ryiza
udusengero turakwakira rero kandi tunezerewe n'Imana mu mutima yuko mu byo yageneye ubugingo bwacu mu ifunguro yageneye ubugingo bwacu ishimye kuri nyuza muri Donata. Imana igumuca kuba kumvira umwuka wera. Amen. Yes, watubwiye ko ufite ubutumwa tugiye kutuguha umwanya ubutumwa niba ngombwa tugenda tugana no muri ubwo butumwa ariko twaguha umwanya no ugatangira ukatugeza ku butumwa mwami buguhaye. Murakoze. Ubutumwa mfite ni ubugendanye no gutanga ubutumwa bugendanye n'amasengesho dushaka gusenga y'iminsi 3 dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse nabo duhuriye ku rurimi rw'ikinyarwanda aho baherereye hose. Ubwo n'abarundi barimo? Nabo barimo rwose, abantu bose tuvuga duhurira ku rurimi, duhuje umuco, duhuriye ku rurimi, bose barimo kuko Imana yo yashatse ko duhurira ku rurimi ifite impamvu ikomeye twebwe tutazi ariko kimwe nuko yatugize umwe. Yego. Ubwo ubutumwa bumeze bute kubera icyo Rwanda, kubera icyo Abanyarwanda, ese kubera icyo amasengesho? Nahera wenda kubera icyo Rwanda. Yes, hera aho ngaho. Buriya u Rwanda ni igihugu kandi igihugu ni umubyeyi. Buri umubyeyi nyine abari umuntu wo kubahwa, abari ikintu cyo kubahwa. Rero u Rwanda ni igihugu Imana ifiteho umugambi ukomeye cyane ugendanye nuko Abanyarwanda bagomba kuzakora mu bihe bigoranye nk'ibi ngibi. Rero u Rwanda ni tubirebeye mu bintu bigendanye nuko n'ubundi Abanyarwanda bakunda Imana basenga, ubona hari itandukaniro rikomeye no ku isi yose kuko Abanyarwanda barasenga kimwe n'Abarundi, buriya barasenga bitandukanye no mu bindi bihugu. Abantu bagenda hirya no hino babona itandukaniro ryo muri utwo duce, abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bazi Imana. Dufite umwihariko rero wo kumenya Imana, ni nayo mpamvu Imana ikomeza kudukurikirana. Ugasanga mu Rwanda niho hari ubuhanuzi bwinshi, niho hari abantu bavuga Imana cyane. Niyo mpamvu rero nanjye mfite message igendanye nuko u Rwanda rugomba gusenga amasengesho. Yego. Ntabwo nshaka tutararenga aho ngaho, turacyari ku Rwanda cyane. Utubwiye ko n'ubundi ugenje n'ibindi bihugu byo ku isi u Rwanda basenga bitandukanye n'abandi bo basenga. Nyine kuko basenga kubera Imana iri kubashaka ko bongera bagasenga ayo masengesho y'iminsi 3 kandi bagabwe basenga. Dusubiza ko ngako mbere ko twinjira mu bindi, kubera ikiri gushaka ko none bongera bagasenga kandi bagabwe basenga. Niki cyabaye, niki kigiye kuba kidasanzwe gituma abantu Imana basengesha ayo masengesho kandi bagabwe basenga? Murakoze ku kibazo kiza mumbajije. U Rwanda barasenga, bakanasenga ku mubare uri hejuru nk'uko icyegeranyo cya RGB nacyo kibigaragaza. Icyegeranyo cya RGB kigaragaza yuko mu Rwanda pourcentage iri hejuru ya 95% abo bantu bafite imyemerere imwe bemera ababarirwa mu cyiciro cy'Abakristo. Ni hake cyane ushobora gusanga icyo cyegeranyo, ariko gusenga cyangwa kwitwa iryo zina noneho niryo tugiye kongera kugarukaho. Kuba baryitirirwa ariko ntibakore ibyo Kristo ashaka, niyo mpamvu nyine tugiye gusenga ayo masengesho. Yego. Bitwa Abakristo ariko ntabwo bakora ibyo Kristo ashaka. Icyo ushatse kuvuga? Yego. Yes. Umubona nk'icyo kintu gituma abantu bitwa Abakristo ariko ntibakore nk'ibya Kristo. Nkunda kukibaza abantu benshi cyane kino kibazo, cyane cyane ko buno butumwa bwo gusenga ntabwo ari bwo mbere ubuzanye. Tujya twakira abantu benshi bavuga ngo nyamara musenge. Nkibaza ko iyo turebye cyane naho ku cyumweru tubona abantu benshi bavuga ngo tugiye gusenga, tugiye mu materaniro. Kwa gatandatu tubona abantu benshi bavuga ko bagiye mu isabato. Kwa gatatu tubona abantu benshi bavuga ko bagiye gusara. Kwa gatanu abantu ko basenga, ibyo byaha biza bite bituma Imana ivuga ngo musenge? Bakora ibyaha ryari kandi basenga? Muri make gukora ibyaha byo biri mu bintu n'ubundi umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu gukora ibyaha yabikora.
ariko nyine nubwo tubikora ntabwo aba ari fiyeri, niyo mpamvu nyine no gusenga biba ari ngombwa. Ikindi kwibaza ahanini hano, tujya mu nsengero, nimba mu nsengero bashakira Imana, nimba bashakira agakiza ntabwo mbizi, uri budufashe. Ese kubona abantu bajya gusenga mu rusengero buri munsi ari benshi ntibahinduke ngo bakore nk'iby'iryo zina nk'uko bivuze ibyo Kristo ashaka, ko umukristo nuko agomba gukosa na Kristo, ndakeka ariko nguko. Ikibazo cyaba kiri mu rusengero kuba bigisha, ikibazo cyaba kiri mu babwirizaga gukizwa, ikibazo kiri gituma abantu bajya gusenga bari kuri iyo pourcentage tubwiye RGB igaragaza, ariko tugasanga n'ibyaha bigenda byiyongera, amabi yenda yiyongera mu bantu. Biri guterwa naho basengera, naho batoza agakiza, n'ababwiriza. Tujya dufasha kuri ako kantu. Yego, ndabafasha kuri ako kantu. Ni ukuvuga ngo hari muri iyi si hariyo hari abami, mbese hari ubwami bubiri. Ubwo bwami bubiri, hari ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani, kandi bibaho bihanganye. Rero muri iki gihe Satani ari gukora cyane. Mu gukora kwa Satani cyane habonetsemo ko abantu bacika intege, abantu bagiye bavugana n'Imana, bakoreye Imana, habaho kudohoka. Ariko nyine mu ntege nke za muntu, na Imana irabizi ko intege nke za muntu zo zibaho, ari nayo mpamvu nyine twagiye tubona ibyitegererezo by'abantu benshi bagiye n'ubundi babaho muri ubwo buryo, ariko basenga Imana ikabagarukaho. Si uko umuntu yahora ari intungane, ahubwo ikibazo ni uko umuntu ashobora kwibagirwa uwo ari we burundu, akabyibagirwa. Rero twebwe Imana uburyo idukundamo, itwoherereza abo nyine abatuma tumenya ko tugomba kugaruka ku mubyeyi wacu, tugasaba imbabazi. Buriya hari isomo ryiza cyane ry'umwana w'ikirara wavuye mu rugo kwa se, agenda ariye ibye byose, agarutse ise aramwakira. Ubwo rero mu by'ukuri kuba umwana yacumura ntabwo bivuga yuko agenda agiye, kandi no gucumura nyine hari irindi jambo nasomye ryo muri Yohana wa 3 rivuga ngo uwakwiyita ko atari umunyabyaha yabacumuye. Bivuga ngo Imana izi ko ibyaha bibaho, ariko kubaho bisaba ko nyine n'ubundi tugaruka kandi tugaca bugufi, ntubikore nkana. Ndatekereza wenda ikibazo warumbajije ngo mbese ko abantu bagasenga ku isabato, bagasenga ku cyumweru, ariko abantu bagakomeza bakaregwa ko hari icyo Imana iri kubashinza. Ni ukubera iki? Ni uko umuntu ni umuntu, kandi ikindi turi no mu bihe bigoranye bisaba ko nyine duhora dusenga. Abantu rero badohotse bajya mu ntege nkeya, noneho Imana ibabona ko hari ibyatumije bimura Imana burundu. Ese nyine ikibazo cyaba kiri kuba kubabwiriza muri no minsi cyangwa nacyo kiriho gikomeye. Ubu ngubu ku bantu bari kubwiriza, abantu bakabaye bari ibyitegererezo, nibo bantu bari mu ntege nke cyane, nibo bantu batakiri kwera imbuto zigaragara. Ubwo rero nabyo nyine urumva ko ni ikibazo, kuko niba ubu tuvugana wenda nk'ahantu dusengera cyangwa se abantu tubana nabo, abantu benshi babaye abakozi b'Imana cyangwa ababwiriza, ushobora gusanga batagishoboye gusenga nk'amasengesho runaka, amasengesho yo kwiyiriza, amasengesho y'icyumba, amasengesho ya nibature. Ubu ngubu ugiye mu nsengero nyinshi nk'abashumba bagikora ayo masengesho, ushobora gusanga ari hake cyane. Rero urumva niba umutambyi, umuyobozi w'abandi ari utabishoboye, ntabwo izo ntama ntabwo zifite abazishumbye. Yego. Tugaruka ku masengesho. Tubwiye yuko mu butumwa uzanye Imana iri gusaba abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda gusenga amasengesho y'iminsi 3. Ni ikihe kintu kugeza uyu munsi Imana iri kuturega kugira ngo n'abantu wumva kimuriho, kuko ashaka n'uburyo yaje kosa? Ndakeka yuko kugira ngo masengesho tujye tuzamanza kwezwa. Yego. Ni ikihe kintu Imana iri kurega abanyarwanda, iri kurega abantu mu ururimi rw'ikinyarwanda, kugira ngo tugiye kuri Imana turebe neza? Yego, reka muturebere ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice byaho 2,
urasoma ndakubwira ahantu uri buza kugarukira, ndetse turaza no gusoma Daniel igice cyaho cy'Icyenda, naho ndaza kukubwira aho tuza kugarukira. Tugiye gusoma Yeremiya igice cyaho cya 2 here ku murongo wa 1. Yeremiya igice cya 2 duhere ku murongo wa 1 tugeze. Murasoma ndakubwira aho uri buze kugarukira. Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Ntabwo ariho. Imana itunganyiriza abayuda gusubira inyuma kwabo. Ijambo ry'Uwiteka ryangezeho riti, genda urangurure mu matwi y'ab'i Yerusalemu, utuku ni Uwiteka avuze ati, nibutse neza yo mu bukumi bwawe n'urukundo rw'ubugeni bwawe, uko wankurikiye mu butayu mu gihugu kitigeze guhingwa. Isiraheli yari uwera ku Uwiteka, umuganura w'ibyo yungukaga. Abamugirira nabi bose bazabihanirwa, kandi ibyabo bizabazaho. Ibyago. Kandi ibyago bizabazaho, niko Uwiteka avuga. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka yemwe ab'inzu ya Yakobo mwe, n'imiryango yose y'inzu ya Isiraheli. Uku niko Uwiteka abaza ati, gukiranirwa baso bambonyeho n'uguki kwatumye banyimura bagakurikira ibitagira akamaro kandi bagahinduka nk'ubusa. Ntibarusha babaza bati, Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa ari he? Niwe waturongoye mu butayu, mu gihugu cyumatanywe n'imyobo, mu gihugu cyumye kirimo ibicucu by'urupfu, mu gihugu kitanyuramo umuntu kandi kitagira ugituyemo. Kandi nabazanye mu gihugu kirimo ubukire kugira ngo murye umwero wacyo n'ibyiza byacyo, ariko mumaze kuhagera mwanyandurije igihugu, umwandu wanjye mwawuhinduye ikizira. Abatambye ntibarushye babaza bati, Uwiteka ari hehe? N'abanyamategeko ntibamenyaga abashumba nabo banshumuragaho, n'abahanuzi bahanuriraga Bali bikurikiriye ibitagira umumaro. Nicyo gituma ngiye kongera kubaburanya, niko Uwiteka avuga. Nzaburanya abuzukuru banyu. Komeza. Nimwambuke mufate ku birwa by'Ikitimu, mwirebere mutume Ikadari, kandi mwitegereze cyane murebe ko hariho igisa gicu kigeze kubaho. Mbese hariho ishyanga ryakunda kugurana Imana yaryo kandi atari Imana? Ariko abantu banjye baguranye icyubahiro cyabo ibitagira umumaro. Wumirwe ku bw'ibyo wajuruwe, ufatwe n'ubwoba bukabije, wihebe cyane, niko Uwiteka avuga. Kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye, kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo, kandi kurogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Haleluya. Amen. Ikibazo warumbajije kiri muri aya magambo. Abantu badukurikiye cyangwa se namwe munkurikiye muze kuhasoma neza. Hano harimo ibirego Imana iri kurega u Rwanda, ari nabyo abahanuzi benshi bakunda gucisha ahangaha ku Musaraba TV ndetse n'ahandi henshi bagiye batumwa. Hari ibi birego rero Imana iri kudushinza, ni ibintu bikomeye, ari byo twavugaga. Abatambyi hari ibyo bari kuregwa, abategetsi hari ibyo bari kuregwa, byo bayoboye igihugu, abahanuzi hari ibyo bari kuregwa. Ibyo byose rero tubirundanije, tubirebye, dusanga nyine ari byo biri gutuma Imana iri kuvuga ngo musenge mwihane. Rero ngewe nje nyine nzanye igisubizo, wenda abantu benshi bagiye baza bakavuga bikarangira gutyo gusa. Abantu benshi ndatekereza buriya uwabaza wakora research ku bahanuzi bamaze guca ku ma social media, ku macana atandukanye, bavuga ngo musenge, Imana yantumye musenge.
igihugu musenge, abayobozi murasabwa ibi, abahanuzi murasabwa ibi, abatambyi murasabwa ibi. Byabaye ibintu byinshi cyane. Rero nka Tuyizere Donata, umwuka w'Imana yanjeho numva ari ngombwa ko noneho dukoresha ubwenge Imana yaduhaye, tugashyiraho ingamba noneho zo kugira ngo dushyire mu bikorwa iby'Imana imaze iminsi iri gusaba abenegihugu cyangwa se abantu bose duhuriye ku muco no ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Niyo mpamvu rero nahisemo kuvuga ngo noneho reka nze tubishyire mu bikorwa. Donc nje nzanye igisubizo cy'ibyo bintu byari bimaze iminsi byibazwa, byari bitafitiye igisubizo. Ndatekereza mu minsi yashize hari cano yindi nagiyeho, nasabaga abayobozi bacu b'u Rwanda ko badushyiriraho nibura itangazo riri ofisiyeri ku rwego rw'igihugu, ko badushyiriraho itegeko nk'iryo uriya mwami w'Ineneve yategetse akimara kumva inkuru y'uko ibyaha byabo bikabije. We yategetse yuko ab'Ineneve bagomba kwiyiriza ubusa, bakambara ibigunira, bagasenga. Aranavuga ngo ahari wenda birashoboka yuko Imana yatugirira iki, ibambe igakuraho ibyo bintu. Nari nagize ngo wenda ayo mahirwe natwe tuzayabona, kuko nari nacishije ku kinyamakuru nacyo gikurikirwa n'abantu benshi kandi baba intellectuelle, ariko kuba atarabonetse ntabwo bivuze yuko hatariho indi shuwa yindi yo gukoresha, kuko naje kumenya yuko aho babiri bateraniye bavuga Imana, Imana irabumva, ntabwo bisaba yuko hari ubwinshi bw'abantu. Ego. Ikibazo rero warunsubije, ndumva nkisubije muri iyi Yeremiya igice cyaho cya 2 cyose. Abadukurikiye bagisome, ibyakabaye bidutera gusenga n'ibyo turegwa byose birahari, kandi mu ngeri zose harimo ibirego bitandukanye. Uwari we wese, niba uri umuyobozi uyoboye mu gihugu, niba uri umutambyi, mu bapastere, mu bashumba batandukanye, mu babishope, mu bapotre, mu bantu, hari Imana ibavuzeho, namwe mu birebe muri iyo Yeremiya. Abahanuzi hari Imana iri kubavugaho, n'abakristo hari Imana iri kutuvugaho, n'abantu batandukanye. Rero ibyo birego turi kuregwa ni ibyo ngibyo, kandi n'icyo gukora kirahari nyine. Icyo gukora rero, abo twafatiraho ingero, n'ubundi muri iki gitabo cy'umuhanuzi Danieli yarasenze, ari nayo mpamvu tugiye kuzasenga aya masengesho yo gutakamba, twingingira bene wacu, twatura ibyaha bya bene wacu natwe ubwacu, dusabira abanyarwanda imbabazi, dusabira bene wacu batandukanye ahantu baherereye hose, kugira ngo Imana yongere itugarukeho. Rwose birashoboka, hari icyizere cy'uko Imana yatubabarira, kuko naje gusoma igitabo cyo mu Itangiriro, ahantu umugaragu w'Imana Aburahamu, ubwo Imana yari igiye kurimbura Sodomo ni Gomora, Aburahamu aramubwira ati, abwira Imana ngo, Mana ko ugiye kurimbura hari ahantu kandi abantu barimo akaba ari weho wabaremye, none uhasanze abantu runaka ntiwahababarira? Imana iramusubiza ngo, ndamutse mpabasanze nabababarira. Aburahamu aragenda amanura, bigaragara yuko gutereta hariya harimo ikimenyetso cy'uko kuba twatereta Imana byakunda yuko Imana yagabanya uburakari bwayo, kandi natwe tugasaba imbabazi tubikuye ku mutima. Kandi biragaragara nanone, ikindi bitugaragariza, biragaragaza yuko abantu 2, 3, 4, 5 bashobora gusabira imbabazi igihugu bigakunda, hatabayeho kubaho ngo byacitse, ubuhanuzi bwaje, Imana igiye kurimbura abanyarwanda, Imana igiye kurimbura abarundi, Imana igiye kurimbura abantu runaka. Birashoboka ko aya masengesho nituyasenga kandi nyine tukihana, tukagarukira Imana, tukambara ibigunira. Buriya umuntu atari kurya kanwa, atarongora, atagira ute, ari gusenga Imana ayinginga, ntabwo yaceceka. Nizeye yuko nyine nyuma yo gutakamba hari kizakorwa, kandi natwe tuzaba dushize mu bikorwa iby'Imana imaze iminsi dusaba. Yego, uyu munsi uzanye ubutumwa, Imana igoye ubutumwa bwo gutangaza kugira ngo abantu musengane ayo masengesho, abantu basenga ayo masengesho. Hari ijambo ruvuze mu kanya ngo
wifuzaga yuko batanga itegeko mu gihugu nk'uko byabaye Nenewe nyine basenze amasengesho y'iminsi 40 mu gihugu ho urifuza ko batanga nabitangazo twese tugasenga nk'uko byagenze Nenewe? Yego rwose nari nanabisabye nyine kuri icyo kinyamakuru navuzeho, ariko uretse ko ntabwo ari amasengesho nasabaga gusa, nari nasabye ayo masengesho nibura y'iminsi 3, akaba ari itangazo riri ofisiyeri ku rwego rw'igihugu. Ikindi nari nasabye ibintu 3, hari itegeko nshinga ryacu ry'u Rwanda rivuga yuko leta yacu y'u Rwanda idafite ahantu ibogamiye mu myemerere yigenga, idafite ahantu ibogamiye. Ngewe nari natanze igitekerezo rero kivuga ko leta yacu y'u Rwanda ahubwo yashingira ku myemerere y'abanyarwanda, igashingira ku bwiganze bw'abanyarwanda uburyo bemera, nk'uko n'ubundi RGB bitangaza yuko 95% karenze bemera ibyo bintu, kandi ikaba nayo leta yacu ikaba yemera yuko igomba kugendera muri demokarasi, ubundi bagendera ku bwiganze bw'abaturage, nyine ku bwiganze bw'ibitekerezo. Ubwo rero nacyo nasabye yuko cyajya mu itegeko nshinga ry'u Rwanda, ahubwo aho kugira ngo yigenge ibe iriko itashifite aho ishingiye yigenga ku giti cyayo, ahubwo yashingira ku myemerere ya gikristo. Urifuza ko leta yacu y'u Rwanda yashingira ku myemerere ya gikristo? Yego. Tukaba nka bihugu by'Abarabu bishingira ku ngwera ko dushingiye ku myemerere y'Abayisilamu? Yego, cyangwa nka Isirayeli, nyine urabona nk'imyemerere ya Isirayeli cyangwa imyemerere yo muri Amerika. Ariko mu Rwanda twemera Imana, ndumva Imana bayemera byo nta. Barayemera, ariko ingingo ya mbere y'itegeko nshinga ugiye ukayisoma irasobanutse, nyine ivuga yuko idafite ahantu yemerera, ntabwo igendera ku myemerere. Muri make ivuga ubwo mbese ntabwo igendera ku myemerere, ntabwo igendera ku myemerere. Ariko kandi hari ingingo ya 63 ivuga ko mu ndahiro y'abayobozi bo barahira nyuma basoza bavuga ngo Imana izabidufashemo, ukibaza ukuntu nyine badashingira ku myemerere, noneho ukaza kuzasaba sapoti y'uzagufasha nyuma utabanje kumwemera. Ngiye natanze nyine icyo gitekerezo mvuga ngo dushingiye tugendeye kuri demokarasi, bakwemera ko yagendera ku myemerere ya gikristo, cyane ko iri hejuru, bivuga ngo byakunda rwose, ni ubwiganze bwaba bagendeyeho. Icyo gihe bagendeye ku bwiganze bw'abakristo se, abatari abakristo nk'abasilamu ntago byaba bigabanyije ko tubaye nk'abashaka gucamo kabiri amadini, kandi tuzi amacakubiri ahantu yatugeze? Ntabwo ibyo bintu byazatera ikibazo mu gihe runaka? Ntabwo icyo gitekerejeho? Ntabwo byatera ikibazo. Ni nk'uko n'ubundi itegeko buriya yo rigiyeho bakaritora ku bwiganze, utaritoye kubera babaye bakeya ntabwo barirekarama ngo babagize. Icyo demokarasi isobanuye nyine igendera ku bwiganze bw'abantu. Iyo rero babaye benshi, demokarasi ni ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, bugakora abaturage. Yego, bukagendera ku bwiganze bw'abaturage, ubusabe bw'abaturage ubundi bwa benshi nicyo bugenderaho. Rero uriya umwe, ubwo urumva nyine kuba wajya kubikompara nabyo nyine nk'uko twatumye agaciro. Ariko oya, ntabwo ari ukubima agaciro. None se wagize ngo ubu gutya gutora itegeko rikatorwa ku bwiganze bwa cyane, uriya muntu wari ushaka kiriya gitekerezo ugira ngo abayimwa agaciro, cyangwa ahubwo nuko ubwo nyine baba bashyize ku munzani bakareba ibiruta ibindi, biruta agaciro karuta akandi, kandi Kristo we nuwa agaciro n'ubusanzwe. Se yego nabyumvije, kubishyira mu itegeko nshinga ubona byagabanya noneho ibyaha. Batubwiye ko Imana ikuturega, hari ibyaha iri kuturega. Ibi biramutse bigiye mu itegeko nshinga bati twemeye ko itegeko nshinga gutyo byifuza, ibyaha byagabanuka n'Imana ikatureba neza cyane rwose. Byagabanuka cyane, kandi ibyaha byinshi bikorwa ubuse aho turi, nimba turi mu byaha ntago ndi kubyumva neza uburyo byagabanuka. Ibyaha byagabanuka cyane kuko hari amagambo y'Imana ari mu migani, ibice byaho ntago ndi kubyibuka neza, ariko hari amagambo avuga ngo ahantu hari umwami wubaha Imana ibyaha biragabanuka,
kandi icyo gihugu kigubwa neza, kigira amahoro menshi. Rero kugabanuka byagabanuka cyane ko njyewe nakoze n'umushinga, nakoze umushinga wenda ntabwo ndi bubivuge cyane. mu minsi yashize mu matora aherutse nari natanze kandidatire ku mwanya w'umudepite. Numvaga nshaka kujya mu nteko ishinga amategeko kugira ngo nibura nzagaragaza ibyo bitekerezo byanjye mu ruhando rw'amahanga, nyine mu ruhando rw'abanyarwanda. nari nagiyemo rero nshaka kugira ngo ibyo bintu nibura mbitangeho ibitekerezo kubera ko numvaga mu bintu ibyo bintu nasabye n'ubundi numvaga nzanabivuga. Harimo ikindi cya gatatu, numvaga nshaka ko hajyaho minisiteri ishinzwe gukurikirana ibikorwa by'abantu b'Imana. irahari RGB? Oya, RGB ikurikirana ibikorwa byose n'iby'abapfumira bikurikirana, ntabwo ikurikirana n'iby'abantu b'Imana, kandi ntabwo wabangikanya ibintu bibiri. Ntabwo wahereza umupfumi cyangombwa cyo kujya gukora ngo ugihereze n'idini cyangwa itorero. Ibyo bintu se wabihuza gute? Iyo minisiteri yabaga igomba kuba ishinzwe gukurikirana ibikorwa by'abantu b'Imana bo yo mu ijuru, itabivangitiranyije n'ibindi. Naho RGB yo ikurikirana ibikorwa remezo byose byaba bifite aho bihuriye n'amadini n'abagakondo, ibikorwa byose. Ubwo rero nyine iyo minisiteri yiza kujyaho yagombaga kuba iyobowe n'abantu bize ariko bari mu mwuka w'Imana. Ubwo rero abo bantu bize yagombaga kuba ifite ibikorwa izakurikirana. harimo ibyo bintu nyine, niba ari ugukurikirana ibikorwa by'abantu b'Imana, urumva harimo ibyo amasengesho, gusengera igihugu, kumenya uko ubuzima bwa gikristo bumeze. Urumva ko kugabanuka kw'ibyaha ndetse no gukora imirimo byabaga bibareba. Rero ndatekereza yuko haramutse hagiyeho uburyo bufatika bwo kubaha Imana, bikaba biri mu tegeko nshinga, akaba ari inshingano z'abanyagihugu, akaba ari inshingano z'abayobozi, byagabanya ibyaha, Imana ikatwishimira cyane kandi ikaduha umugisha. Impamvu ntari kubona ngiye ko byagabanya ibyaha, turi kujya tuganira no duteza amatwi bagenda batungana muri komenti. Uyu munsi nubwo iryo tegeko wenda ridahari, ariko kandi dufite itegeko riha uburenganzira umunyarwanda wese gusengera aho ashaka, ubwisanzure mu byo gusenga. Icya kabiri, dufite inzego z'ubugenzacyaha RIB ishinzwe kugenza ibyaha muri rusange. Ndakeka icyaha njeka kubangamira ni icyaha, hari amategeko ampana, kandi kukubanga nijuru mba naricumuyeho. Ko RIB ihari iri kugenza ibyaha, tukaba dufite inzego z'umutekano zishinzwe gucunga umutekano w'igihugu n'uw'abanyarwanda, tukaba dufite leta nziza irebera abaturage, ariko ntibibuze ko RIB buri munsi ifata abantu bakoze ibyaha, abantu bicanye bakoze kandi bazi ko ihari, bazi ko iticaye, bazi ko inkiko zihari. Uzakora icyaha bazagufunga, bazagukatira, ariko umuntu akarenga agakora icyaha ari itegeko. Urambwira gute ko azemera kubaha Imana ngo bagukorera Imana batera kandi bari kureba umuntu uzabahana? Bari kureba amategeko, nukora icyaha baragufunga, akoze icyaha, yishe umuntu, yibye umuntu, azi ko baramufunga ko aranzira bikoze. Ni iki cyakumvisha yuko hejuru y'ibyo bintu dufite bimeze bityo? Uri kunyumva neza? Hejuru y'ibyo bintu bimeze gutyo, kubishyira mu itegeko bivuga ati twubakiye kuri tegeko, ari byo bintu byagabanya icyaha, kandi n'ibihari ari byo bigaragara n'amaso atari kubyubahiriza bagakora ibyaha. Murakoze. Buriya itegeko ry'umwami aba ari itegeko rikomeye. Buriya niyo mpamvu igihugu kiyobowe n'abantu, mbese abantu bagahereza Imana agaciro. Twabasomeye ibyo Imana iri kuturega. Yego, twabyumvishe. Ubwo ndumva umbajije ikibazo usa nkaho wibagiwe iby'Imana iri kuturega ko twimuye Imana. Hari ahantu hagiye havugwamo buri bantu, abayobozi, aho byavuzwe nyine ibyo baregwa, abatambyi, ibiki. Niba twabikurikiranye neza, tushingiye ku birego turi kuregwa, nuko buri ngeri zose ziri kuregwa.
ibyo rero turi kuregwa birasaba ko buri ruhande rukosora rukosora iki ibyo ruregwa noneho rero kandi burya iyo amategeko afatakanyije no kubaha Imana bigenda neza cyane ko nyine buriya kubona mu nzego nk'umuribu usenga Imana w'umunyamwuka wera abikora neza cyane ntashobora kwandika dosiye nabi kubona umupolisi usenga Imana w'umunyamwuka wera ntashobora gukubita umuntu ngo yasenze cyangwa ngo yakoze wenda ikintu runaka ayoborwa n'umwuka wera ku buryo ashobora kubigendamo neza ntushobora kubona umutegetsi ushobora kurenganya umuntu ngo arye ruswa abizi neza yuko kurenganya umuntu ari icyaha niyo mpamvu rero gusenga biramutse bibaye mu nzego ku rwego rw'igihugu bigakorwa ku rwego rw'igihugu byaba byiza cyane ko buriya kuba intangarugero umwarimu agomba kuba intangarugero yabaye intangarugero abana bamugenderaho umwenegihugu twebwe tuba turi batoya ku bayobozi bacu umuyobozi rero akubereye intangarugero akaba uwo mukristo akemera Imana mu ruhame akabihamya agashyiraho umunsi wo agahareka abantu bagahimbaza Imana neza bakayiramya mu buryo bukwiriye byaba icyitegererezo umwana wajya ukura yajya akura zingo runaka buriya nk'abana bazakubona umwana wawe azagufatiraho icyitegererezo avuge ngo papa yakuze agira ikinyamakuru gitangaza iby'Imana bagenda bagufatiraho urugero niyo mpamvu rero kuba igihugu cyabishyira mu itegeko nshinga byaba ari byiza cyane kugira ngo abadukurikiye babyumve neza watanze kandidatire sibyo yego kugira ngo userukire igisata cy'iyobokamana donc kugira ngo byumvikane ubone aho uvugira cyangwa se utangira icyo cyifuzo donc uri umukandida wigenga bihita byumvikana watanze kandidatire kugira ngo iyobokamana rigire agaciro n'abariserukira kandidatire yarakiriwe murakoze mu ntize iyo bibiliya icyo nkibagije kugira ngo wenda abadukurikiye reka abadukurikiye bibuke neza yuko hano hari Umusaraba TV hari na Narada TV kugira ngo babashe gusobanukirwa uburiwe neza donc mu buryo bwumvikana wifuzaga uwo mwanya kugira ngo ube ambassadeur userukira igisata cy'iyobokamana ni mu Rwanda gusa cyangwa se ni Afrika yose murakoze wenda ntabwo nateganyaga ko uri buze kubimbaza icyo kibazo gutyo wenda ariko wari ufite amatsiko buriya hari ukuntu nyine umuntu akavuga wenda ukagira ngo wenda ni ibintu akora adakunze njyewe nabikoze mbikunze n'ikimenyimenyi nk'aka gapapuro ni agapapuro bampaye muri komisiyo y'igihugu y'amatora murabonaho ikirangantego cy'u Rwanda murabona n'ibyo nari nujuje byose bimurimo murabibona ko ibyo nasabwaga ahangaha nari mbyujuje bivuga ngo nagiye nyine nk'umukandida wigenga ibyangombwa bansabaga nk'uko mubyibonera birahari naranabyujuje ubwo rero umukozi w'Imana ambajije ikibazo nari mu bisanzwe nababwiye ko no mu bisanzwe nababwiye ko nkora akazi ko kwa muganga ikindi gice cyanjyanyemo ni cyerekeranye n'ubuzima busanzwe ari nabwo nkoramo ubwo nari najyanywe n'ubuzima mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubuzima mu buryo bw'umubiri nsanzwe nkoramo mu buryo bw'umwuka rero nicyo cyanzanye ahangaha ntabwo noneho uburyo bw'umubiri kuko wenda icyo gihe cyaratakaye cyangwa se nagikorera nyine aho nkora cyangwa se ibyo nirirwamo ariko nabonye guceceka n'ubundi gukora ntabwo ari ngombwa ko ndi mu nteko ishinga amategeko gusa ahubwo nzi neza yuko aho naba ndi hose ibitekerezo byanjye nabigaragaza kandi Imana ikakomeza ikadushyigikira cyane ko nyine nakomeje gukurikira icyo Imana iri kuturega mbona ni ngombwa ko noneho nza nkanabivuga kugira ngo tubishyire mu bikorwa iby'Imana idushaka tujya tugira amasengesho yo gusengera igihugu
na nyakubahwa perezida wacu wa repubulika His Excellency aba yarimo, akenshi amasengesho aba yarimo. Ari amasengesho ntacyo yahindura kugira ngo Imana itugire neza, ntago yemera. Ari amasengesho ni nayo n'ay'umugisha. Ari amasengesho n'ay'umugisha, ariko buriya hari ijambo ry'Imana riri muri Luka, ngira ngo ni ibice byaho 18. Hari ahantu havuga ngo hari abantu intumwa za Yesu Kristo zasengeye umuntu warimwe abadayimoni, yanga kugira gute, abadayimoni banga kumuvamo. Noneho biherereye bageze hirya, Yesu amaze kumusengera bamuvuyemo, baramubaza ngo ni kubera iki twebwe twasengeye uriya muntu abara abadayimoni ntibamuvemo, wowe ukaba umusengeye bakagenda. Yesu yarabasubije ngo nta kindi kirukana umudayimoni ngo uretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Ari amasengesho hari uburyo bayakora, bakayakora nyine wenda ariko nta makondisiyo arimo. Mu ngero turi buze kubona, imirongo turi buze kuzasoma, abantu bose bazadukurikira bazasoma kiriya gice cya Daniel cy'Icyenda, ndetse no muri Nehemiya igice cyaho cy'Icyenda, hari uburyo amasengesho agomba gukorwa, ndetse no muri Yona ibice byaho 3 hari uburyo amasengesho agomba gukorwa. Abantu bagomba gukora amasengesho bari seriye, abantu bahuje umutima, abantu bakagira umwanya wo kwihana, wo kwatura, wo gusaba Imana imbabazi, bagaca bugufi. Kuko niba uri kuregwa ibyaha runaka ukajya muri stade ukavuga ngo urasenze, birasaba nyine kuyagira. Ntabwo ndabona wenda perezida cyangwa se n'abandi bayobozi wenda bafite uburyo bari ku karago, kwa kundi bakora amasengesho ari ku karago biyirije ubusa basenze, ntabwo ndayabona. Gusa wenda yo yandi yo akorwa mu buryo ibiterane muri stade ajya akorwa, ariko buryo bwo gusengamo, kwiyiriza ubusa no gusenga, ayo masengesho ni yakenewe. Twagiye tubona ingero nyinshi nyine byagiye bikorwamo, abantu bagasenga. Kwiyiriza ubusa no gusenga ubundi nicyo kintu kirukana ibintu byose biterwa na Satani, imigambi ya Satani kaburizwamo. Niyo mpamvu rero ayo masengesho kubakorwa ni indi ntera rwose, ahubwo kabisa bakomeze. Nigeze navuga ngo hari uburyo nakunze gukurikira umwana wa nyakubahwa bita Ivan Cyomoro. Mu minsi yashize yaramaze iminsi apostinga, abantu bajya kuri TikTok apostinga indirimbo z'Imana rwose zirimo kuramya no guhimbaza. Numva ndavuze nti courage kabisa. Aburi abatanga message cyane ku rubyiruko, abantu bamaze gutakaza icyizere ngo Imana ntibaho, ngo Imana ngo ni y'abanyamahanga. Buriya nk'umwana wa perezida yo apostinze indirimbo z'Imana bikangura abantu benshi. Ari nayo mpamvu buriya nk'abantu bari mu nzego za leta, iyo usenze ugahamya Imana, ahantu uri muri ministeri ukorera, mu nteko ishinga amategeko wagezemo warasenze, uzi akamaro k'amasengesho, uzi kwiyiriza ubusa, uzi ibintu byose duhuriyeho Abanyarwanda, umuco duhuriyeho wo gusenga, ndabizi ko tubiziranyeho. Iyo ugezemo rero aho uyoboye hose ugasenga, ugatoza abo uyobora gusenga, ugatoza abantu mbese kuvuga Imana neza. Njya nkunda kuvuga ngo niba umuntu ashaka icyubahiro, umwana w'umuntu ashaka icyubahiro, Imana yo rero igishaka kurenza abantu, kuko yarivugiye ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha undi. Bivuga ngo ahantu hose dukorera turamutse tugaragaje ko twubaha Imana kandi tunayikunze, abantu badufatiraho icyitegererezo bikagenda neza. Imana iguhe umugisha, ndakeka biri gusobanuka. Navuze ko nituza gusoza turi buze gutanga nimero za telefone, ariko kandi ndifuza yuko uzatwemerera tukazakora n'iki kiganiro noneho cya kabiri hanyuma y'iki ngiki, hanyuma kubona ubutumwa butambuka. Yego, dukomeze tuganira, ariko mukaturasatana n'umusozo watuzanye ubutumwa bw'amasengesho. Aya masengesho watumwe azakorwa gute kugira ngo n'abantu bamenye uburyo amasengesho azasengwa? Muzasenga mute? Urahamagara abandi kugira ngo dumusenge amasengesho, bimeze bite? Murakoze. Aya masengesho uburyo azasengwamo ni amasengesho y'iminsi 3 nkuko natangiye mbivuga, ndetse n'imirongo yo twasoma nyine
y'icyitegererezo kugira ngo abantu bumve ko atari ibintu twikuriye mu mutwe, bongere barebe aya magambo. Iyi mirongo ni icyitegererezo natwe twafatiraho. Nehemiya igice cyaho cya 9 umurongo waho wa mbere kugeza 37 ndetse na Nehemiya igice cyaho cy'icumi umurongo waho wa mbere kugeza 2. Noneho tugataruka tugasoma Nehemiya 10:29 kugeza 33. Undi murongo indi jambo ry'Imana twafatiraho nyine icyitegererezo, Nehemiya igice cya mbere cyose na Nehemiya igice cya kabiri cyose, Danieli igice cy'9 umurongo waho wa mbere kugeza kuri 27, ndetse n'igitabo cya Esteri ibice 4 1 kugeza 17. Ibi bice twabifatiraho icyitegererezo byagiye biduha uburyo abantu b'Imana bagiye batekereza neza icyo Imana iri kubashakaho bagasenga kandi barashubijwe. Muzi neza yuko nka hano muri Esteri 4 abayuda bari bageraniwe barashyiriweho itegeko ryo kwicwa. Noneho biza kuba ngombwa yuko batekereza yuko baramutse basenze amasengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa no gusenga, Imana iza gutegeka umwami wari wabakiriyeho itegeko riza gukurwaho, abayuda ntibakabaye bakomeza kwicwa. Bivuga ngo ahangaha nahafatira icyitegererezo wenda nko kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri abantu bakurikirana cyangwa se abantu bafite ubwenge muri iyi minsi, igihugu cyacu cy'u Rwanda mu by'ukuri murabona ko abanyamahanga bari kutwigerera banavuga amagambo atari meza kuri twebwe, kandi dufite ububasha bwo gukuzaho agasuzuguro k'abanyamahanga batubaha Imana. Nk'uko nababwiye ngo igihugu cy'u Rwanda kirasenga bitandukanye n'ahandi hantu hose. Nta yindi pourcentage ushobora gusanga abantu basenga ku kigero nk'icy'abanyarwanda bemeramo Imana. Rero niba bigeze ku rwego umunyamahanga ashobora kuvuga ngo ngewe ndashaka kuzatera u Rwanda nkarufata rukaba intara ishobora komekwa ku gihugu cy'abantu badasenga bakorana n'Imana z'ibigirwamana. Mwigeze mwumva ari igihugu cy'igituranyi mu perezida waho yigeze avuga ngo arashaka ko intara u Rwanda ruzomekwa ku gihugu cye? Ako nagasuzuguro k'abanyamahanga. Arongera avuga nyine amagambo mabi cyane yuko yo gusebya igihugu. Bivuga ngo ntabwo ibi bihe turimo bimeze neza. Abayuda bo babibonye basabye aya masengesho kuko bari bamaze gushyirirwaho itegeko ryo kwicwa. Natwe rero hari ibiri kuduhiga muri kumva abahanuzi bamwe na bamwe badakunda igihugu, ashobora kuvuga ngo intambara kandi nta nicyo gukora. Niyo mpamvu rero niba abantu bakunda igihugu bakaba bifuriza abanyarwanda amahoro, bakabaye bazasenga aya masengesho, bakigomwa bakiyiriza ubusa bagasenga batakambira igihugu cyacu, kuko hano mu bayuda byarakozwe birakunda. Uru ni urugero rwiza rero twafatiraho. Kandi mu by'ukuri nta muntu utari kureba, abantu bose, umuntu ufite ubwenge cyangwa se ugukurikirana amakuru azi ibi bihe turimo ko ntabwo bimeze neza. Niyo mpamvu rero tugomba gushyirisha igihugu cyacu mu mahoro dusenga ayo masengesho. Aha hantu rero nkaba nabwira ngo abahanuzi bahanuye ku bintu byose bigendanye n'ibikomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa icy'abarundi cyangwa se muri Kongo cyangwa se abantu bose duhuje ururimi rw'ikinyarwanda. Umuntu wese ukunda abanyarwanda cyangwa se ukunda abantu azitabira aya masengesho, kuko azakuraho imigambi, azagamburuza imigambi Satani afitiye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urashaka kuyasenga ryari? Ayo masengesho azasengwa ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 na 27 ndetse na 28. Arasengerwa hehe ni rusangi cyangwa umuntu wese arayasengera ahantu ashobora kuba ari, kuko icyumvikana cyo ni igikorwa cyiza kandi Imana ikumugisha ufite ishaka ry'umurimo w'Imana nk'iryo Nehemiya yari afite. Barayasenga gute? Barayasengera hehe? Bazasengera hehe? Aya masengesho rero kuko ari ku rwego rw'igihugu, aya masengesho azasengwa n'abantu, kwanza ni ugusengwa n'abantu babishaka
babishyizeho umutima. Azasengerwa rero buri muntu ku giti cye, nyine ni urusengero. Ubundi umuntu ni urusengero, afite urusengero mu mutima we. Ayo masengesho buri muntu yayasengera iwe, ariko ikibanze dukeneye cyangwa se gikenewe ni uko tugomba guhana uburyo bw'ayo masengesho tubiciye mu buryo bwa telefone, kugira ngo mumenye isaha muratangira. Yego, tugahana gahunda n'amakondisiyo tuzaba tugenderaho, ariko kuyasenga bwo tuzayasengera mu rugo iwa, buri muntu azasenga ku giti cye, ariko bitavuze ko hazabaho uburyo bwa communication bwo guhuza umutima ndetse n'ibitekerezo mbere y'uko tuyatangira. Ayo masengesho ni wowe uzaba uyayoboye? Yego. Ese muzasenga mu masengesho murya, muziyiriza, cyane cyane ko tubwiye ko amasengesho agomba kuba afite intego. Muzasenga murya, muzasenga munywa, muzasenga mwiyirije, bimeze biti? Ayo masengesho ukuntu ameze ni amasengesho y'iminsi 3 tutarya tutanywa, nta kurya nta kunywa iminsi 3, nta n'amazi, nta mazi. Ni ukuyatangira ku itariki 26 mu gitondo, 27 na 28, tuzasoza kuri 28 nyuma ya saa 9, nyuma saa 9 z'umugoroba. Yego. Amasengesho naguciye mu kivuga, wenda nk'ubu umushumba yabakurikiye iki kiganiro, yakumva iyi ntego y'aya masengesho akabiha agaciro, akaba afite itorero ridafunze, ashyizeho intego ku bakristo ayoboye bakayakora muri rusangi, yewe hakabaho no kuyasengera mu rusengero, byaba byiza cyangwa ntibyemewe? Mushumba murakoze cyane, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Niyo mpamvu buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo abashumba bagomba kuba ari abanyabwenge muri kondisiyo Imana ibabwira. Urakoze cyane ku kibazo cyiza n'igitekerezo unyongereye. Yego. Ubundi mu by'ukuri aya masengesho bibaye byiza cyane, abantu bitwa ngo ni abatambyi bayagiramo uruhare, kandi Imana yakora ibidasanzwe muri iki gihugu cyacu. Bibaye byiza cyane abatambyi ari bo bashumbya amatorero babigizemo uruhare, rwose Imana yakora ibidasanzwe kandi mwabona impinduka zihuse. Mboneraho no kongera kuvuga ngo bashumba mu nyumva, bashumba mufite nyina gahunda n'Imana y'ubugingo, iki kintu mu gihe nyina agaciro. N'ubundi nari bubivuge mu bintu bya nyuma, ariko ni iby'ingenzi ko rwose babiteguye bakabishyiraho, bakabigira ibyabo, bakayasengera mu nsengero, byarushaho kumvikana cyane cyane cyane, kuko buriya Imana yaravuze ngo aho 2 batatu bateraniye, nta nubwo yavuze umwe. Bivuga ngo noneho ubwinshi bwa benshi bugira gute, butena konte cyane gusumba uko naba ndumwe. Rero bibaye byiza rwose abashumba bashumbya amatorero bakabigenza gutyo, ni ukuri byaba iby'agaciro cyane. Mushumba Imana iguhe umugisha kw'icyo gitekerezo. Hari n'abashumba nagerageje kuvugana nabo, turabivugana rwose ko njyewe nanjye ndi umupantekote, hari abo twagerageje kuvugana nabo nzi ko bazayadufasha, barahari bazayadufasha, ariko urumva ndi kuvuga noneho ku rwego rw'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba no mu burengerazuba. Aho hose abo tutavuganye baprofita rwose bakavuga bati noneho aya masengesho ari ku rwego rw'igihugu, nk'umuntu wahagurutse nk'umwambasaderi ushaka kuzahura umurimo w'Imana, uhagurutse nka Nehemiya muri iki gihe, kuba nibura atwibukije, reka natwe duprofite tuyakore. Imana iguha umugisha rwose. Reka aka kandi kantu, bakunzi b'Umusaraba TV ndetse na Narada TV, uyu muntu aturutse kure azanye ubu butumwa, hanyuma akaba n'umuntu yagize igitekerezo gikomeye cyo kuba ambasaderi userukira iyobokamana mu isi cyangwa se ku isi, atanga na kandidatire. Mu bintu byerekeranye na kandidatire basaba abantu benshi, hafi ngira ngo bageze muri 600 bagusinyira. Wari wabashije kubabona?
nari nababonye rwose mwabibonye ko ku gapapuro Biravivuye. byose biravivuye ntabwo ari ubumamyi kandi ndatekereza yuko mu bantu bari batanze kandidatire nk'abakandida bigenga nageze no muri komisiyo y'igihugu y'amatora barambwira ngo niwe mugore wabashije gusinyisha abantu 600 turababona. Urumva ko kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana nari mfite byarangoye, ariko ndanabikora kubera ko nari mfite intumbero nshaka kugeraho, nkoresha amafaranga yanjye ndetse mfite n'akandi kazi mbihuza nabyo nako nkakora neza. Urumva ko mu by'ukuri ishyaka mfite ntabwo ari ibintu byo kwigirisha, buriya gutega uva mu burengerazuba ukaza mu mujyi wa Kigali bikuzanye mu gihe wenda hari uburyo uzi neza ko hari n'abandi wenda banahagenda bashaka ayo makuru. Ni ishyaka ry'umurimo w'Imana ringenza kandi ndabizi neza yuko nitutagusari tuzasarura. Wavuze yuko uri mu ADPR. Uyu munsi hagize umushumba afite itorero rikomeye, turabazi benshi kandi bakunda umurimo w'Imana. Umuntu yaha agaciro aya masengesho akaguhamagara kugira ngo muyafatikanye, wenda yararitse abantu benshi cyangwa yatumiye abantu ku itorero, wakwitabira ubwo butumire? Kuri icyo urumva ko wenda byaba hari bitahuza n'iyo minsi, kuko iyo minsi ntabwo wenda nakwimuka ngo njye ahandi, cyane ko mfite bagenzi banjye twagize iki gitekerezo, twahuje iki gitekerezo ndetse dufite uburyo twahuje igitekerezo gikomeye. Abo bantu rero tuba turi kumwe n'abantu twatangiranye uyu murimo, dufitanye gahunda n'ingamba zikomeye, dufite imigabo n'imigambi imwe. Bisaba rero kuba ndi kumwe nabo, cyane ko urumva ko ahantu twayateguriye ariho bigomba gukorerwa. Ubwo rero sinzi ko ntabwo nzi ko wenda nabona uburyo bwo kwideparasa muri icyo gihe, cyane ko tugomba kuba twebwe nk'abantu twayateguye, hari kondisiyo tugenderaho, tuba tugomba no gusuperiviza tukareba niba ari ukwiyiriza ubusa no gusenga. Biba bigomba gukorwa mu cyubahiro ndetse na gahunda bigakorwa muri gahunda yoruganije neza. Yego. Okay, birumvikana bakunzi b'Umusaraba TV ndetse na Narada TV. Uyu n'umuntu udasanzwe yagize igitekerezo gikomeye cyo kuba umuambasaderi kugira ngo umurimo w'Imana ugire agaciro cyangwa se ntihabeho ihohotera mu gisata cy'iyobokamana. Reka wenda umuyobozi w'Umusaraba TV nawe agira icyo avuga asoza kino kiganiro, ariko by'umwihariko turagushimiye kuba waje gutanga. Natwe turabashimiye mushumba. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha mwese. Tugenda dusatira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi, twagira ngo tugusabe bw'abasigaye ubutambutse ubundi tugane ku musozo. Nimba ibya bisigaye ubitubwire tugana ku musozo. Icyo navuga cy'ingenzi nk'uko n'ubundi byinshi twabivuze, ariko icyo navuga cy'ingenzi ni ugusaba, ni nko gusaba ubufasha. Ubufasha ngiye gusaba rero ntabwo ari ubufasha bw'amafaranga ndi gusaba abantu, dore ko hari igihe bahita bumva ngo ubufasha agahita atekereza ko ari amafaranga. Ubufasha ndi gusaba, ndi kubusaba abantu bita abatambyi cyangwa bashumbya amatorero, nkabusaba abayobozi bacu ba nyakubahwa bayoboye igihugu cyacu cy'u Rwanda, banatuyoboye neza. Ubwo bufasha nkongera kubusaba abahanuzi, cyane cyane umuntu wese witwa ko yaciye kuri social media afite message Imana imuhaye igendanye nuko Imana yatakarijwe icyizere, Imana ibyiri kuturegaho tugomba guhindura. Ikindi ni abantu bose bafitanye n'Imana na gahunda y'ubugingo buhoraho. Abo bantu ndi kubasaba ubuhe bufasha? Ndi kubasaba ubufasha bwo kuzadufasha gusenga aya masengesho kandi bakabiha agaciro. Noneho kandi umuntu uwo ari we wese waba wakurikiye iki kiganiro ndetse n'uzagikurikira, namwe muri kwitangazamakuru kuri kamera, ndi kubasaba ngo uburyo tworuganije turashaka yuko haboneka abantu bahagararira abandi. Uwo muntu akaba
yakwidetermina mbere y'uko tuzatangira ayo masengesho akampamagara. Turakeneye umuntu uzahagararira intara y'uburasirazuba uri puru kuzasenga ayo masengesho y'iminsi 3 nk'uko twabivuze, akazampamagara kuri nimero ya telefone ndi bubabwire, tukaba turi ready yuko tuzatangirana ayo masengesho. Uwo muntu agomba kwidekarara akazahagararira intara y'Iburasirazuba. Noneho mu mujyi wa Kigali naho uwo muntu arakenewe. Yego. Mu majyepfo uwo muntu arakenewe. Yego. Mu majyaruguru uwo muntu arakenewe. Mu burengerazuba uwo muntu arakenewe. Ariko icyo nababwira cyo mu burengerazuba niho tubarizwa. Nta nubwo ndi ngenyine, dufite groupe Imana yahaye izina yitwa Urumuri rw'u Rwanda. Dufite amateka rero y'iyo groupe, niyo mpamvu nyine tuba tuza hano tuzababwira imvo n'imvano y'iyo groupe Urumuri rw'u Rwanda. Noneho rero iburengerazuba ho turahari, ndetse no mu mujyi wa Kigali namwe mwanyemereye ko muri babiri tuzayafatikanya. No mu majyaruguru hari undi twavuganye hatagize igihinduka nawe azaba hari, n'undi wundi waho wabishaka yampamagara. Ubwo bivuga ngo mu majyepfo no mu burasirazuba niho hantu hataraboneka abantu rero abantu bakunda Imana bo muri izo ntara tumaze kuvuga, namwe mugira amatsiko yo guhagararira izo ntara kugira ngo dusenge amasengesho ku rwego rw'igihugu, dusengera dusabira imbabazi, tusabira bene wacu, twinginga natwe twisabira imbabazi, twatura ibyaha byacu kugira ngo Imana itugarukeho dukora ibyo dushaka. Bahe nimero ya telefone. Imana igumukino tugusabe uduhe nimero za telefone ubonekaho. Nimero za telefone zanjye nkoresha MTN, nimero nkoresha iba ku WhatsApp, niyo nkoresha no kuri email yanjye, ni +250 74 pardon 78 63 50 474 magana, akamenyetso ko guteranya 250 78 63 50 474. Reka nongere nyisubire +250 akamenyetso ko guteranya 250 akamenyetso ko guteranya 250 78 63 yego 50 474. Imana igumugisha. Reka tubwire abaduteze amatwi ko iyo nimero avuze murayisanga no muri screen z'ikiganiro kugira ngo mutaza kuyibura. Kandi reka mbasabe kugira ngo buri wese wumva akunda ubugingo bwe, buri wese wumva akunda igihugu cye n'abanyarwanda n'abene igihugu muri rusange, wese aze kumpamagara kugira ngo aya masengesho azagende neza. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi. Tumushimira, turagushimiye. Murakoze cyane. Ndakeka ubutumwa twabasubitse bwose nta kintu gisigaye, tuzagende mu gice cya kabiri. Ego, ariko twasaba umutambyi akadukiriraho isengesho rihamagara abo bantu. Yego, tugiye gusoza mu rwego rwo gusoza neza rwose. Buri abatambyi nabo kubahwa, nawe nzi ko ajya akoreshwa ibitangaza cyane. Yego, akadusabira agahamagara kugira ngo abo bantu baze, nawe yabatanze umusanzu ukomeye. Imana igumugisha. Rero twe turi kugushimira tuvuga ngo Imana y'amahoro igumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ndawakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Dushimye kandi n'umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro, we twatangiranye twatugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uri w'agaciro imbere yacu, uri w'agaciro imbere y'Imana. Uhabwe umugisha n'Uwiteka. Reka mvuge ngo Uwiteka Imana yivange mu byawe. Kandi reka mbabwire ngo wewe wumvishe buno butumwa wibyihererana, nimba ubutumwa bugize cyo bugufashamo busangize n'abandi, dufashe kwamamaza ivuga butumwa rigere ku bantu bose. Imana iguhaye umugisha kandi Imana izagumisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi. Ni karibu. Mwami Yesu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Ugira neza, uri Imana ikomeye, uruwera wa Israheli, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo,
intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, utuma umuntu apfa cyangwa abaho, urakenesha ugakenura ushira ikuzimu ugakurayo, ni wowe ufite ijambo rya nyuma, uvuze ngo umuntu abeho yakira ubuzima. Turasenze ku bw'iki gitekerezo cy'uyu mubyeyi cyangwa se aya masengesho agiye kuzasengwa kugira ngo Imana igire icyo ikoze muri ibi bihugu by'akarere ka Afurika. Mu izina rya Kristo Yesu duhamagaye Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, duhamagaye ubutatu butagatifu, Imana ikomeye, Mana kugira ngo ushigikire iki gikorwa kandi ishaka ryawe riranguke, kuko ibintu byose utarimwo ntago byakunda, ariko ibintu byose Imana irimwo bigira agaciro kandi birashoboka. Ibintu byose ku Mana birashoboka, n'ibidashoboka ku bantu ku Mana birashoboka. Reka rero umuntu wese wari ukurikiye iki kiganiro aha agaciro aya masengesho kugira ngo Imana ibabarire Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, Abatanzania ndetse no hirya Zambia, Mozambique ndetse na Malawi, za Sudani, Kenya, Ubugande, akarere kose ka Afurika y'ubuseruko. Reka iki gikorwa gihabwe agaciro kandi ushigikire umujyakazi kugira ngo ibitekerezo bye abantu babyumve, babishigikire, babiha agaciro, kandi iki gikorwa ucagure kugira ngo igisata cy'iyobokamana kigire umumaro cyangwa se agaciro. Ndetse muri rusange turamusengeye cyane kugira ngo ijwi rye rizagere kure, na cyane cyane azabashe kwemererwa muri iki gikorwa yasabye cyo gutanga kandidatire kugira ngo abe umwambasaderi aserukire iyobokamana. Turasabye Imana kugira ngo imushigikire kandi bizagende neza. Urakoze Mwami Yesu, ndabizi neza uri Imana yumva gusenga kandi uri Imana ibishoboye, ibirema ikanabikomeza, Imana ikinzira aho zidacika, ishobora ibidashoboka, Imana itembesha amazi mu butayu, igatembesha imigezi mu kidaturwa ngo yuhire ubwoko bwayo. Bikorere kuyubahisha kandi bireme nonaha, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu dusenze kandi twizeye. Amen. 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 Amen.